Iki gitondo nicyo cyambeye intangiriro y'umubabaro ukomeye cyane nifuza kubabwira mu buhamya bwanjye. Nafashe urugendo nerekeza aho umudamu yashaka ko duhurira. Kuri iyi nshuro twahuriye muri resitora yari ikomeye icyo gihe mu mujyi. Nasanze ameza yateguwe kandi twari twicaye ahantu ha twenyine twitaruye abandi bantu. Twicaye ku meza turebana, twatangiye kurya no kunywa ibyo bari batuzaniye. Yari inshuro ya kabiri ndi kunywa inzoga mu buzima bwanjye, ndetse ntangira kwiyumva ukundi kuntu kudasanzwe. Umudamu yarambajije ati, ufite icyizere ko ijoro rikurikira harapfa impinja zingahe? Nkeneye amazi menshi kuko aba yakeneye biyongera umunsi ku wundi. Naramubwiye nti uko byagenda kose umwe azapfa kuko hari uwo nsize arembye cyane. Niharamuka hapfuye abarenze umwe bizaba ari umugisha, ariko icyo nkwirije cyo ni uko uzapfa wahari kandi namwiboneye. Navuze gutyo umugore amwenyura, maze mbibonye numva nshaka kumenya byinshi biruseho. Yari yarambwiye ko amazi yiyuhagira ubundi asigaye akayagurisha n'abandi bakire banyuze mu nzira yanyuzemo ashaka ubutunzi. Numvaga nshaka guhindura imikorere hakiri kare, nkamenya uko ayagurisha ndetse nanjye nkabona ubutunzi uko mbyifuza. Twararebanye maze ndamubwira nti ukwiye kumfasha nkava kuri uru rwego, naho amazi y'imirambo ntiyabura kuko ufite mugenzi wanjye ukorayo, uburyo bwo kuyabona burahari. Mudamu aratuje asoma ku kirahure maze aranyitegereza cyane, arambwira ati ibyo ushaka bisaba kubanza ugafata umwanya wo kubitekerezaho uhagije ukabona kubimbwira. Yambwiye gutyo ngira ngo ni ibiganiro bisanzwe. Nyamara abanyarwanda n'undi wese wumva ikinyarwanda, reka mbabwire ko uburemere bw'iryo jambo yavuze ndi kububona ubu ngubu. Kwemera kwakira ubutunzi bw'umwijima bisaba kubitekerezaho umwanya ndetse no kubisinyira mu mutima wawe. Umudamu rero akimbwira ayo magambo, namubwiye ko maze ijoro mbitekerezaho. Arambwira ngo ijoro rimwe ntirihagije ngo keretse byibuze ukwezi kose. Numvaga ukwezi kwaba kungana n'umwaka wose. Mubwira ko agomba kunyereka inzira, ibisigaye nkazabyirengera. Yambaje niba niteguye guhindura imimerere nkirinda kuvuga cyane, ahubwo nkajya nihutira kumva, maze ndamubwira nti sanzwe nzi kurinda ururimi rwanjye, ngirira icyizere. Yarambwiye ati ibyo ushaka birimo amabwiriza akomeye cyane, ariko nanone byose bizava mu mutwe wawe. Nubigira inshingano zawe kandi ukumva ko ari amabwiriza y'akazi bizakorohera, kandi nubikomeza nawe bizagukomerana. Yambwiraga gutyo mbona ari gutekereza cyane kandi nkumva aravuga yitsa cyane. Yarambwiye ati ubutunzi n'icyubahiro ushaka ugomba kubibagira ukabisasira ubugingo bw'umuntu, kandi agomba kuba ari umuntu ukunda wa hafi yawe, wenda umugore wawe, umwana wawe, umuvandimwe cyangwa abakubyara. Ibyo nubishobora kizaba ari ikimenyetso cy'ubudahemuka n'isezerano ugiranye n'umwami w'abami. Yambwiye gutyo nsuhuza umutima kuko numvaga ari bikomeye ngiye gukora. Numvaga mfite igishyika mu mutima wanjye, ariko nkuba mfite ukwiyemeza. Yaranyitegereje arambwira ati ndabona ufite ubushake buvanze n'ubwoba, ukwiye gufata igihe gihagije ukabitekerezaho. Nanjye ndamubwira nti oya, umunsi ukwiye kuba uyu nguyu kuko narababajwe kenshi mu buzima. Yarambwiye ati sawa, noneho usaba uruhushya ijoro ntujye ku kazi, hanyuma uze kumpamagara saa moya z'ijoro ndaza kukubwira icyo gukora. Numvise mfite amatsiko y'ikiri bube, ariko ndatuza. Natangiye gutekereza uwo natambaho igitambo mu muryango wanjye. Data na mama twari twaraburanye. Mushiki wanjye narinzi yari yaraguye i Burayi. Abandi bavandimwe bose nabo sinarinzi agakuru kabo. Numvaga ntashobora gutamba umwe mu bana banjye cyangwa umugore wanjye. Twakomeje gufata icyo kunywa n'icyo kurya. Maze saa 5 zigeze musaba kandi nkasubira ku bitaro gusaba uruhushya kugira ngo ninjoro tuze kubona umwanya wo guhura, mfashe gutera intambwe yo gusezera ubukene ukundi, nanjye ninjire mu isi y'abanyacyubahiro. Yarabinyemereye nuko nsubiraho nakoraga njya gusaba uruhushya. Babwira ko ari gahunda itunguranye y'ibyago ituma ngomba kujya mu ntara ako kanya. Nuko nabo baranyumva bamurushya rw'iminsi 2. Natashye numva iyo minsi 2 ngiye kuyikoramo ikintu gikomeye cyane, ngahishurirwa inzira y'ubukire, ngahishurirwa inzira yo gukorera amafaranga akajya yizana. Nageze mu rugo ndicara ndaruhuka. Umudamu wanjye muha amafaranga 40,000, arishima cyane arambwira ati nturora ko ibintu biri kugenda neza, iyo ukomeza gutinya morgue ubu tuba tubwiriwe. Naramwumvise ndaseka, ariko nkomeza kugira ibanga umupango wanjye, sinamubwira ibyo ngiye gukora. Umugore wanjye namukundaga, yari umugore wirabura akagira ishinya y'umukara n'amenyo mato mato y'urwererane, umugore ushinguye kandi utabyibushye cyane. Yacishaga make ariko akagira intege nke mu bijyanye no gushakisha cyane ubuzima. Yumvaga yabona amafaranga, akagira abakozi agenzura, akajya yunguka make ariko atavunitse. Yakundaga ubuzima bworoshye, ariko nanone agacisha make mu rugo. Narinzi imbaraga z'umugore wanjye n'intege nke. Yari umugore wanyerekaga ko byose bishoboka, kandi ahatari inzira akanyereka yuko ishobora kuboneka. Nubwo nari mbizi gutyo kumuhingukiriza ko nifuza kubona ubutunzi mu nzira y'umwijima, nabuze intege zo kubimubwira, ahubwo ndikomeza cyane. Umugore wanjye yari atwite inda y'amezi 3.
numvaga nkwiye gukora byose kugira ngo abana nzabyara bazagira ubuzima bwiza kandi nanjye nzasaze neza. Udukobwa twanjye tubiri Kireniya na Claire naradukundaga, ariko byagera kuri Kireniya nkarushaho kumukunda kuko yasaga na nyina. Uwo munsi abana banjye ntibari bahari, bari bagiye gusura nyina wabo w'abatisimu, nuko mbwira umudamu wanjye nganzanira amafoto yabo. Yanzaniye amafoto yabo, nuko ndayafata ntangira kuyitegereza n'umubabaro mwinshi. Hari umugore wanjye n'abana banjye turi kumwe ku rusengero, ubundi twasuye abakristo bagenzi bacu, nkumva ngize ukwibaza cyane mu mutima wanjye kuko ibyo nari ngiye gukora byagombaga gutuma umwe muri bo ahinduka igitambo. Umutima warandiye, amarira ahita amanuka ku matama, maze nkenga icyumba nari ndimo mfukama ku gitanda ntangira gusenga Imana, ariko kurangiza isengesho biranga kuko numvaga ritari kurenga amabati. Abadayimoni bajya babasha kuniga amasengesho yacu ngo atagera ku Mana. Iyo bamaze kuzirika umutima wawe ahantu, niba byoroshye kugira ngo uhikure keretse iyo Uhoraho Imana ari umaniye ukuboko kwe akagutabara. Gusenga nahise mbisubika maze ndatuza. Umudamu wanjye yaraje asanga mfite umubabaro mu maso, nuko arambaza ati wabaye iki mugabo mwiza? Ndamubwira nti ntugire ikibazo, ibyinshi mba nabonye mu bitaro bikantera umubabaro. Yavuze icyo arenzaho kuko ntiyifuza ko nareka ako kazi, ahubwo ahita ambaza ati ushaka kurya iki mbari cyo nguhahira? Ndamubwira nti ugende uhaha ibyo wumva ukunda ndetse n'abana bakunda, njye sindi burya. Kandi uyu mugoroba wose abana nibava kwa marene wabo uze kubuhagira, mwicare ubaganize nimushaka mugeze mu gitondo. Umudamu wanjye namubwiye gutyo mbona nabagize umubabaro kuko nanjye numvaga agahinda kari kunshengura, bityo kakagaragara mu maso yanjye. Yarambarije ati sheri, ushaka tuze kuri aha twicaye kubera iki? Ndamubwira nti niba unkunda kandi ukaba unkundira abana uze kubikora uko nkubwiye, impamvu nzayikubwira nyuma. Umugore wanjye yaranyumviraga, yasuhuje umutima arasohoka aragenda, nanjye nsigara mu cyumba. Mu masaha ya saa 12 abana banjye bageze mu rugo bari mu modoka. Marene wabo yari yabahaye umushoferi ubatwara. Ndeba ukuntu banezerewe bari gusohoka mu modoka, mbona ko rwose gukira ari byiza. Baraje ndabahobera. Umushoferi wari ubazanye aradusuhuza maze ahita agenda. Umukobwa wanjye Kireniya yarankundaga cyane, nanjye nkamukunda. Naho Claire we yari wa mwana wankundaga iyo nyina yabaga amunyujije akanyafu akaza ndirira andegera nyina. Gusa bose bari abana banjye bankundaga nanjye nkabakunda. Mu masaha ya saa 9 z'ijoro nibwo nagombaga guhamagara wa mugore maze akambwira uko gahunda zo zigiye gukorwa. Saa 9 zarageze gufata telefone ngo muhamagare birananira kuko gutekereza umuryango wanjye. Umugore wanjye akambaza impamvu ntajya ku kazi, nkamubwira ko ndi bujyeyo mu kanya nta kibazo ku bitaro babizi. Hashize iminota 15 mbona wa mugore arampamagaye arambaza ati ko amasaha ari kugenda kandi gutegereje bimeze bite? Ndamubwira nti mbwira aho ngusanga. Arambwira ngo nimusange ku Gisimenti. Nahise nzamuka mfata moto y'amafaranga 300 ingezayo. Ndamutelefona maze anyobora muri lodge yararimo. Nasanze ntegereje ku irembo nuko mfata akaboko tujyana muri lodge. Iyo twajyaga muri lodge akenshi natekerezaga ko uwo mugore ashobora kunjyana mu bikorwa by'ubusambanyi, ariko sibyo. Yari umugore utwara ibintu ku murongo kandi rwose yari afite ifaranga mu buryo bugaragara. Igitangaje niko kuva twamenyana sinarinze amateka ye, ngo menye aho avuka, niba afite umugabo cyangwa atamufite, mbese sinari muzi, ariko numvaga tumaze kumenyerana cyane kubera gahunda z'amafaranga twabaga turimo. Twiciye aho muri lodge ambwira ko ijoro ryose turi buri mare muri gahunda zo kwakirwa. Kwakirwa yambwiraga ko ari nko kubatizwa mu idini ya gishetani, nanjye nka umwe muri bo. Nasanze aho muri lodge afite igikapu kinini cyane, maze aragifungura avanamo akadobo gato karutaho bene utu tudobo tuzamo isabune y'ifu, avanamo kandi agashenete kariho umusaraba arakampereza ndakambara. Kandi aho muri lodge hari harimo akajerekani k'umweru cyane karimo ibisa n'irangi ritukura cyane. Yarambwiye ati ndizera ko wafashe icyemezo cyo gutamba igitambo cy'amaraso kandi ko wemeye kugendera ku mabwiriza uri buhabwe, yaba amabwiriza rusange ndetse nayo uri buhabwe ku giti cyawe. Ndamubwira nti yego nditeguye, ariko igitambo ndi butambe sinzi icyo ari cyo. Arambwira ati witamo igitambo ntibiva mu bushake bwawe, ariko kigomba kuva mu muryango wawe, kandi hagomba kuboneka igitambo ukunda nk'ikimenyetso cy'uko wemeye kwitangira uyu murimo. Nuko numara kubikora byose uratunga utunganirwe kandi uzaranire kwagura uyu muryango uzana abantu bashya, bizatuma uzamuka mu nzego kandi urushaho gukomera. Naramwumvise ndaceceka ntegereza icyo ambwira ngiye gukora. Afata ka kajerekani arambwira ati aya ni amaraso y'umuntu, kuyabona byampenze cyane, ariko kuba wemeye ko umunyamuryango nanjye nemeye kuyashaka kuko nzunguka cyane. Nawe uzajya ugenza gutya kugira ngo uzamuke mu nzego, aya maraso uraza kuyakenera. Yavuze gutyo ahita ampereza ku kajerekani ngatereka impande yanjye.
afata akadobo nako arakampereza arambwira ati aka nako ni ingenzi cyane. Arongera avanamo irindi cupa arambwira ati aya ni amazi yogeshejwe umurambo w'uruhinja, wahoraga umbaza umumaro wayo, ubu noneho ugiye kujya uyakenera cyane. Aya nayo iri joro urayakenera. Ahita amereza iryo cupa ryo nitereka impande yanjye. Umudamu yakoze mu gikapu nanone avanamo ipaki ya buji, maze mbona azanye n'utuntu two kuziterekamo dukoze mu cyuma. Atondekanya buji aho mu cyumba ku buryo zari zikoze ikimenyetso cya mpande eshatu. Yiyambura isheneti yari yambaye mu ijosi. Iyo sheneti yari iriho ijisho rya Horasi, ayirambura neza hagati ya buji ku buryo nayo yari imeze nka mpande eshatu cyangwa se triangle, ariko abikora ku buryo ijisho riherera mu nguni yo hejuru ya mpande eshatu. Iryo jisho rya Horasi narimenye nyuma kuko ubwa mbere abikora ntarasobanukirwa ibyo ari byo. Naje gusanga hari abagore n'abagabo bayoboka iyo nzira bakunda kuryambara mu ijosi, ariko bakarenzaho nk'ishati ntube wabimenya. Iryo jisho kandi rikunze kugaragara no ku bimenyetso bya Illuminati, ubwo abizi murabizi, abatabizi namwe muzabisobanukirwa. Umugore rero yamaze gutondeka izo buje no gushyira iyo shenete ye, maze ansaba kuva ku gitanda aho nanicaye nkaza nkapfukama impande yaho yari apfukamye. Nanjye naramwumviye ndaza mfukama impande ye. Yari afite ikibiriti mu ntoki ze, maze arasa umwambi agenda awukoza kuri buje zari zitondetse aho ngaho. Zari buje 18 ko kubura uruhande rwari ruho buje 6. Buje zatangiye kwaka zose dukomeza gupfukama imbere yazo. Zimaze kwaka neza ambera aho ngomba gutwara amaboko yanjye nk'uko ari bubatwara ye, ariko ambuza kugira icyo mvuga. Nabonye umugore azamura ibiganza imbere ye nk'ugiye gusenga, maze nanjye ndamwigana. Amara nk'umunota acecetse, maze ngiye kumva numva atangiye kuvuga amagambo. Yatangiye kuvuga amagambo nk'uri gusenga, atangira kuvuga mu rurimi ntazi. Yarasenze, nawe ndabibona ko ari guhamagara imbaraga z'ikuzimu. Yarakomeje arasenga, mbona icyokerekeje mu maso ye. Yamanura ibiganza akabirambika ku bibero bye, nanjye nkamwigana. Yabizamura, nanjye nkabizamura. Yakomeje gusenga mu rurimi ntumva, ndetse bunatangiye kuzura imbaraga zidasanzwe. Nanjye nkumva ubwenge bwanjye bumeze nk'uburi kugenda buzengurutswe imigozi, nkumva ndi gukanyagwa cyane. Nagiye kubona mbona icyumba cyose kirahindutse. Bavandimwe mu nyumva ni mwumva ibi. Nabonye icyumba cyose gihinduka, mbona hasi hari tapi itukura, ndetse inkuta zose mbona ziratukura. Kandi nkabona hose hari isanzuye. Igitanda cyari inyuma yanjye sinakibona, ahubwo mbona ikindi gitanda imbere yanjye kizengurukijwe imiringa ya zahabu, gisashweho uruhu rw'inzoka kandi kiryamye igikanka cy'amagufwa y'umuntu. Kandi wa mudamu wari gusenga ntabwo nari nkimubona cyangwa numva ijwi rye. Numvise ahubwo irindi jwi irimbwira ngo haguruka uryamane n'iyo sugi ku gitanda. Isugi yavugwaga cyari cyo gikanka cy'amagufwa narebaga. Nahise mbikora nihuse, ndetse mbona nambaye ubusa. Njya ku gitanda aryama, ntabwo amabwiriza agira ati ubu niwe mugore wawe uhawe, niwe muzabyarana abana nyabo, ngaho mwambura ubusugi nonaha. Nahise mfata igitsina cyanjye ntangira gukora imibonano n'icyo gikanka cy'amagufwa, kandi nkumva bimeze nkaho ndi kuryamana n'igitsina gore. Namaze nk'iminota 15 ndi muri ibyo, maze numva ndangije bisanzwe. Nicara ku gitanda ndaruhuka. Giye kubona mbona cya gikanka cy'amagufwa kirabyutse kiricara, ndetse kizana akaboko kimfata mu mayunguyungu, kirambwira kiti ndakwishimiye mugabo wanjye. Nongeye guhabwa amabwiriza yo guhaguruka ndahaguruka, nuko mbona cya gikanka kirahagurutse. Icyantangaje nuko kuri iyi nshuro nabonaga cyambaye inkweto ndende cyane. Nuko kiratambuka gifata igikombe gishyira kuri robine kirafungura, gishyiramo umutobe kiranzanira. Somye numva na amaraso ariko ndagotomera. Numvaga nk'uri imbere y'iteraniro ry'abantu benshi, ariko sinababonaga. Gusa nahabwaga amabwiriza bimeze nkaho ndi mu rusengero runini, kuko numvaga homongana kandi nkumva amajwi y'imbaga y'abantu, ariko sinabashaga kubabona. Nasabwe gukebuka iburyo ndabikora. Numva mbwirwa gufungura umuryango ndebe imbere yanjye, nuko ndabikora. Ariko nkikingura urwo rugi, urumuri rwinshi no kurabagirana byankubise mu maso, nikubita hasi. Hari harimo urumuri rwinshi rwaturukaga imbere yanjye, kandi aho nari ndyamye hasi nabashaga kureba intebe itangaje cyane imbere yanjye, ariko nayibonaga igice cyo hasi kandi nkabona ibirenge by'uyicayeho, ariko igice cyayo cyo hejuru sinabashaga kukibona kuko urumuri no kurabagirana kwavaga mu maso ye kwatumaga ntabasha kureba. Nahawe amabwiriza ansaba gupfukama, maze ndabyuka ndapfukama. Nuko ryajwi rimbwira ko ngiye gusubiramo amagambo ngiye gusomerwa. Numvise yabaye umutuzo ukomeye cyane, amajwi numvaga yose araceceka, uretse ijwi ryonyine numvaga ari amabwiriza. Natangiye gusomerwa amagambo akurikira kandi ngenda nyasubiramo. Amagambo yaragiraga ati mwami w'abami, mpamirije imbere yawe ndetse n'iteraniro ry'abakuyoboka, imbere y'imbaga itegeka abami bo mu isi no mu nda y'isi, imbere y'amoko yose yo mu isi ndetse n'indimi zose zo mu isi, ko ari wo mugenga wa byose. Mpamije kuri umutwaro utwara abatware, kandi kuri umwami w'abami bose bo mu isi. Ndahiriye ko nyobotse ubutware bwawe, kandi ko nzabukorera amanywa n'ijoro ntaruhuka. Ndahiriye ko nzaharanira iterambere ry'ubu butware, nkabikora nyuranya no gushaka ko ubwami bwabo hejuru mu ijuru. Nemeye ko ngiye kwitangira uyu murimo,
kandi ko nakemera kwicwa manitswe cyangwa nkaranzwe mu mavuta ariko simene ibanga ryawe. Ndahiriye ko nzihakana, nzagambanira kandi nzica abo dufitanye isano, haba ababyeyi banjye, abana cyangwa umugore wanjye, ndetse kandi ko nzabikorera n'inshuti zanjye igihe biri mu nyungu z'uyu murimo. Mpamije ko nzihakana nyababyeyi ya mama kandi ko nzaca ukuboko kwa data kwangaburiye kuva mvutse kubw'inyungu zo kurinda ubusugi bw'ubutware. Ndahiye ko nzakoresha imbaraga, icyubahiro n'ubutunzi mpawe kubw'inyungu z'ubutware bwawe. Mwami w'abami akira indahiro yanjye kandi herekejwe n'igitambo cy'amaraso ntambye kimvuye ku mutima nk'ikimenyetso cy'uko ibyo mvuga mbyiyemeje kandi nzakomeza kurinda isezerano. Igihe ndenze kuri ibi nzahanishwa ibihano bibi cyane bitigeze bibaho. Namaze gusubiramo iyo ndahiro maze umutuzo w'amasegonda nk'icumi uraza, ngiye kumva numva inkuba zirakubita ndetse imirabyo myinshi kandi iteye ubwoba mbonera imbere kuri ya ntebe. Numva igisa n'imbaga y'abantu gikomye amashyi cyane kivuga giti mwami w'abami urakomeye urakomeye. Numva kandi aho ndi gutigita cyane numva nujwe imbaraga nyinshi. Nagiye kubona mbona mvuye muri iyo mimerere ikomeye cyane. Mbona njye na wa mugore turacyavukamye impande ya za buje zari zigeze hagati zishira. Mbona umugore yazanye icyokere cyane kandi akizamuye ibiganza kaye nanjye imyenda yanjye yari yatose ndetse n'ibyo yabyuzuye isura yanjye. Nanjye nari mfukamye ibiganza bikizamuye nk'uko nawe yari ameze. Umugore arakebutse aranyitegereza maze ahagurutse nanjye ndahaguruka, yunama imbere ya buje atanga icyubahiro nanjye ndabikora. Nuko twicara hasi umwanya tutavugana. Hashize umwanya utari muto buje zose ziraka zirashira. Uwo mugore yari atarambwira ijambo na rimwe, nuko afata ya shenete ye ayambara mu gituza. Twakomeje kwicara aho ngaho igihe kitari gito ducecetse cyane ntawe uvugisha undi. Igihe cyaje kugera arambwira ati reba ku isaha umbwire. Ndebaho nsanga bimaze kuba saa 5:30 z'ijoro. Yahise ambwira ngo mufashe gupakira ibintu byose mu gikapu, nuko ndamufasha dushyira akadobo, akajerekani, icupa n'utundi tuntu mu gikapu kinini yari afite. Yahise asaba ko dusohoka, turasohoka dushyira igikapu mu modoka ye. Arambwira ati gahunda zirakomeza ijoro ryose. Umudamu yaranyitegereje cyane arambwira ati injira mu modoka tugiye mu irimbi ry'i Remera. Yambwiye ko tugiye mu irimbi ry'i Remera, numva ngezemo akoba, ariko ibyo nari maze kubona byari bihagije ngo nemere gusohoza ibyo natangiye. Ninjiye mu modoka, umugore aratwara. Twafashe umuhanda uca munsi ya stade turawukomeza, tugeze imbere hahoze hari kiye tumanuka agahanda k'igitaka kajya hitwa Nyagatovu. Twakomeje kumanuka dutunguka impande y'irimbi. Tugeze hepfo yaryo dukata ibumoso mu muhanda uca munsi yaryo dukomeza nk'aberekeza Nyabisindu. Twarakomeje turenga irimbi tugeze ku mazu yo hirya yegera irimbi, ariko ku ruhande rureba Nyabisindu umugore aparika imodoka dusohokamo. Yansabye gutera igikapu ndabikora. Ndagifata ndagiheka, hanyuma tuzamuka n'amaguru mu kayira gaterera impande y'irimbi, ku buryo ukomeje ukazamuka utungukiraho bacurira ibikoresho nk'imbabura za mari n'ibindi. Ubwo abaza ako kayira barakazi. Twazamutse ako kayira rero tugeze nk'aho turi muri 1/2 cy'irimbi. Umudamu arahagarara areba epfo na ruguru nk'ugenzura ko nta muntu tureba, maze ahita amfata akaboko arankurura agira ngo twinjire mu irimbi vuba. Twinjiye mu irimbi umwijima ari wose. Amajwi y'ibikiri byavugiraga mu gishanga gitandukanye Remera na Kibagabaga agatuma numva ngize igishyika mu mutima wanjye. Nageragaho nkumva igishyika kiranyishe, ubundi nkagira ngo ni inzozi ndi kurota. Nabonye ko ubutunzi bwa Satani nta mahoro butanga, kuva ku ntangiro ukibushaka kugeza ku ndunduro, igihe ubuhunze cyangwa igihe upfuye. Kwibona mu irimbi mu masaha y'igicuku byari biteye ubwoba kuri nge, cyane ko muri kamere yanjye kunyura mu irimbi byabaga ari ikibazo gikomeye cyane. Twakomeje gutambuka, umudamu amfashe akaboko, tugenda tunyura hejuru y'ibituro by'abantu. Nkabona imisaraba n'imva z'abantu zashaje, nkumva umutima uransimbuka. Ntabwo iryo joro nzaryibagirwa kuko nibwo nabonye ko Satani ariho kandi rwose akora. Twakomeje tugenda mu irimbi, tugenda tumurikisha agatoroshi ka telefone, umugore akajya agapfukaho urutoki ngo urumuri rutagaragara, maze tuza kugera hari igihuru gito. Tukizengurutse dutungukira kumva ishaje. Iyo mva yari iriho umusaraba w'icyuma kandi yari iriho beto hejuru, usibye ko yari imeze nk'iyasadutse. Ansaba gutereka igikapu hasi ndabikora. Uwo mudamu yansabye gukuramo inkweto zanjye ndetse n'imyenda yanjye vuba vuba. Numva ngize ugushidikanya, mbona arebye ku isaha, arambwira ati gahunda zose zigomba gutangira saa 6 z'ijoro zuzuye, ambwira ko habura iminota 6, bityo ngomba kumva amabwiriza nkacunguza uburyo umwete. Umutima wanjye wanyumvishe ko ntacyo nsigaje, maze mpita mvanamo inkweto zanjye n'imyenda, sigarana akenda k'imbere, maze umugore antegeka ko nako ngomba kukavanamo. Ambwira gutyo nawe ari gufata ibiri mu gikapu akabikuramo abitereka hasi. Navanyemo umwenda w'imbere nsigara nambaye ubusa imbere y'umugore utari uwanjye.
ariko ikibabaje cyari giteye ubwoba nuko yari nambaye ubusa mpagaze ku gituro nzengurutswe n'imva z'abantu mu gicuku cyane. Umudamu yazanye ka kadobo agatereka imbere yanjye impande y'imva, maze azana n'akajerekani karimo amaraso y'umuntu, arambwira ati pfundura aka kajerekani usuka amaraso mu kadobo kandi ntuyamaremo. Naramwumviye ndabikora, nuko ansaba guterura ako kadobo nkagafata mpagaze neza nemye, kandi ibirenge byanjye bikaba bishinze neza ku gituro. Narabikoze mpagarara neza hagati y'igituro, nitegera umusaraba, mpagarara nemye kandi mfite akadobo k'amaraso mu ntoki. Yakomeje kureba ku isaha ategereje ko saa sita z'ijoro zuzura. Zimaze kugera yambwiye ko ngiye gusubiramo amagambo agiye kumbwira. Yambwiye aya magambo atayasoma ahantu, ahubwo nkumva ko yayafashe umutwe nanjye nkagenda nsubiramo. Ayo magambo yaragiraga ati: Mwami w'abami, we mugenga w'isi n'ibiriho byose, wowe utegeka umuyaga n'imiyaga bikakumvira, kandi abami bose bo mu isi bagapfukama imbere yawe. Ndi imbere yawe ncigatiye inkongoro yuzuye amaraso, ngo mpamirize imbere yawe ko ntazaterwa ipfunwe nayo, kandi nk'uko niyambuye umwambaro wanjye ni nako ntazarekura inkongoro y'amaraso igihe nakwambika ubusa imbere y'imbaga ngo ntihakane izina ryawe. Nzayikomeza mu byishimo no mu makuba, sinzayirekura na gato, kuko iri niryo bendera riranga ubutware bwawe. Amaraso nibwo buzima. Nemeye ko igihe cyose azajya akenerwa ntazahwema kwambura ubuzima uwo mwantumye wese, yaba ari umugore, umubyeyi wanjye, umwana wanjye ndetse n'inshuti zanjye. Kandi uko ngiye gusoma kuri iyi nkongoro niko nzakomeza kubikora, kandi igitambo natanze gikomeze kuba ikimenyetso cy'uko nemeye kuyoboka, kandi nzahora ndi umugaragu wawe mwiza. Umudamu yambwiraga ayo magambo ngenda nyasubiramo, maze arambwira ati zamura ugotomere ku maraso yahage. Nazamuye ako kadobo, ariko muri ako kanya twavugaga inkongoro nshyira ku munwa ngo tomera amaraso. Nanywaga numva ashyushyemo gake cyane, nibaza niba ari ay'ako kanya cyangwa niba yanyujije ku muriro akabona kuyazana mu kajerekani. Nagotomeye amaraso y'umuntu, numva ndijuse, ndetse numva mpise mpinduka umubiri wose. Imbeho numvaga ibirashize, kandi numva mpindutse mu bitekerezo. Burya amaraso y'umuntu si amazi, iyo unyoye amaraso uba unyoye ubugingo. Numvise ibitekerezo byanjye biri guhinduka, nkumva isereri iramfashe ikongera ikagenda. Namaze guhaga ayo maraso atari make, asigaye ansaba kunyanyanyagiza kumva nari mpagazeho ndabikora. Nuko ansaba gufata amaraso yandi yari yasigaye mu kajerekani nkayasuka mu kadobo nanone, nanjye ndabikora. Ahita afata icupa ririmo amazi yogeshejwe umurambo, ansaba gusoma y'intamimye, nabyo ndabikora. Ahita ambwira ko asigaye ngomba kuyasuka mu kadobo nkavanga n'ayo maraso. Narabikoze, mfata amazi yogeshejwe umurambo nyasuka muri ako kadobo karimo amaraso ndabivanga. Nuko ansaba gupfukama ku gituro nteruye akadobo, nuko nabyo ndabikora. Ahita yongera kumbwira amagambo ngomba gusubiramo. Amagambo yambwiye nsubiramo yaragiraga ati: amaraso ntiyabaho nta mubiri, kandi umubiri ntiwabaho nta maraso. Amazi n'amaraso ni ikimenyetso cy'uko mbaye mushya, kandi nzahora mbikora nk'ikimenyetso gihoraho ko nemeye kuyoboka kandi ndi mu butware bwawe. Nuko ninkubera umugaragu mwiza, nzahirwa imbere yawe kandi undindira ubutunzi umpaye, kuko njye ubwanjye sinabugenga. Niyuhagiye amazi n'amaraso nk'ikimenyetso ko mbaye mushya kandi ngiranye nawe isezerano rihoraho. Yamaze kunsubirisha ayo magambo mfukamye ku gituro, nuko arambwira ati: haguruka wiyuhagira ayo mazi n'amaraso. Narabikoze, niyuhagira amazi n'amaraso umubiri wose, mpera ku mutwe ngeza ku birenge. Ntiyari menshi, ariko yambwiye ko ngomba gutosa umubiri wanjye wose, kandi niko nabikoze. Byari nko kwisiga urwo ruvange kuruta kuyoga byo kwinogereza. Namaze koga, maze umudamu asaba gupfukama ku gituro, nawe araza arapfukama. Yatangiye gusenga nanone, asenga afite imbaraga nyinshi cyane, asenga mu rurimi rwe ntumva, nanjye nkomeza kumva impinduka cyane mu bitekerezo. Nagiye kubona mbona umukobwa wanjye Krenia ari imbere yanjye nko kuri podium, kandi nkabona abohesheje iminyururu. Nibonaga ngo nicaye mu ikoraniro ry'abantu benshi rimuhanze amaso, kandi njye n'abantu 6 twari twicaye ku myanya y'imbere ku murongo wa 2, ndetse nkumva ko turi abashyitsi bashya bo kwakirwa. Njye n'abo bantu 6 twari twambaye amakanzu y'icyatsi agera hepfo gato y'amavi, n'imbere twambaye amapantaro nayo y'icyatsi, kandi twese bari muri sale nta nkweto twari twambaye. Nabonaga kandi abicaye ku murongo wari imbere yanjye bari abagabo 5 bambaye imyenda itukura idoze nk'iyo nabonaga nambaye, ariko umwe wari hagati yabo yari yambaye ingofero ikoze muri zahabu, afite n'inkoni y'icyuma. Ndetse umutima wanjye numva uhawe ubumenyi bwo gusobanukirwa ko ari we mutambyi mukuru. Abandi bose bari bicaye inyuma yacu, bari benshi cyane, kandi bambaye amakanzu adoze nk'iyo nari nambaye, ariko yo yari umukara wijimye cyane. Twese twari twicaye dutuje cyane. Numva duha amabwiriza yo guhaguruka, twese turahaguruka. Nuko ibicurango ntigeze numva na rimwe ndabyumva, kandi numva haririmbwa n'indirimbo nziza cyane isingiza Rusiferi imutura ibitambo by'amaraso. Indirimbo numvaga yarimo amagambo agira ati: akira mugenga wa byose, akira mwami w'abami,
dutanze ibitambo by'amaraso nk'ikimenyetso cyo kuyoboka inzira yawe. Nabonaga ari urusengero runini cyane kandi harimo abantu benshi cyane. Nuko nkomeza kwitegereza umukobwa wanjye Krenia wari uboheye ku cyuma, kandi nabonaga ari njye ari guhanga amaso ndetse amarira ari kumanuka ku matama ye. Mpapwe gusobanukirwa ko njye n'abo bantu twari twicaye twambaye imyenda y'icyatsi turi abashyitsi bashya bagomba gutamba ibitambo by'amaraso umwe ku wundi. Navuye muri iyo mimerere mbona ndacyapfukamye ku gituro mu irimbi ry'Iremera. Ndebye wa mugore uruhande rwanjye ndamubura. Mpita mpaguruka bwangu nahagera mbona ahagaze hirya yanjye aracyantegereje. Yahise azasanga arambaza ati kuki watinzeyo? Mbura icyo musubiza kuko nicyo yarambajije nawe ntaragisobanukirwa, naje kugisobanukirwa nyuma. Yarambwiye ati saa 7:30 zitugereyeho kandi dufite ahandi tugomba kujya. Ambara imyenda vuba. Nambaye imyenda yose n'inkweto. Ibikoresho byo yari yamaze kubishyira mu gikapu. Amfata akaboko dutambuka dusohoka mu irimbi. Arambaza ati wabonye iki? Mubwira ibyo nabonye byose n'ukuntu umwana wanjye Krenia aziritse ku cyuma. Umudamu yarambwiye ati uriya mwana niwe gitambo cyashimwe. Dufite igihe gitiri ijoro kugira ngo twubahirize igihe bataduhana. Ubu baracyadutegereje. Mudamu yambwiye gutyo ambwira yuko umukobwa wanjye Krenia ari ugomba kuba igitambo. Numva ngeze umubabaro ukomeye cyane, ariko ndikomeza. Twasohotse mu irimbi twihuta cyane. Cyari igihe giteye ubwoba, igihe cy'umwijima ukabije. Imbwa tunyuranyuranwamo kandi amajwi y'ibikeri byo mu gishanga numvaga niyo byatumaga numva ntazi yondi. Twageze hepfo y'irimbi dutambukaga tugana aho imodoka yari iparitse. Ankingurira urugi vuba vuba ndinjira, ahita ashyira igikapu muri butu, maze yicara mu modoka arayatsa. Arambwira ati tugiye kuri Nyabarongo kandi saa 9 zigomba kugera gahunda zose zirangiye. Yakije imodoka agenda n'umuvuduko mwinshi cyane. Ntiyigeze akata, ahubwo yahise akomeza Nyabisindu. Tuzamuka umuhanda ugana kuri stade, akomeza inzira igana Kicukiro, tuzamuka i Gahanga, tumanuka tugenda tugana mu gishanga cya Nyabarongo. Muri icyo gicuku nari ndi mu nzira njya gushyira akadomo ka nyuma ku masezerano yanjye na Satani, ngo ntabwo umwana wanjye nakundaga ngo mbone ubutunzi, ikuzo n'icyubahiro. Muri icyo gicuku twamanutse i Gahanga tugenda tugana kuri Nyabarongo. Numvaga umutima wanjye wuzuye kwibaza cyane. Nakomeza gutekereza ku bintu byose bimbaye iryo joro, nkumva umutima wanjye uri kugenda urega ku Mana, ariko gutekereza kubivamo ubanza bitari no gushoboka. Usibye ko narumvaga ashaka ubutunzi, n'ubundi umutima wanjye numvaga umeze nk'uzirikiye ahantu, uburyo gutekereza kubireka byari kure yanjye. Twakomeje kumanuka tugera mu gishanga cya Nyabarongo, ndetse dutambika umuhanda wo mu gishanga ugana ku kiraro. Umudamu yambutse ikiraro agera hakurya, maze aparika y'imodoka, nuko arasohoka nanjye ndasohoka. Akingura umuryango wa kabiri, areba agakarito kari gateretse mu modoka mu myanya y'inyuma, arakampereza, maze akinga imiryango y'imodoka, arambwira ngo nimukurikire. Yatambutse yihuta asubira ku kiraro, nanjye ndamukurikira, kandi imbeho yari yose ariko ndabyihanganira. Twambutse ikiraro maze akata iburyo, turatambika ahantu hari ibiti by'imigano, tuyinyura hagati twegera amazi ya Nyabarongo. Ahantu hasaga n'ahari umusenyi, ku buryo amazi yari imbere yanjye ku birenge. Yanyatse agakarito maze aragapfundura, mbona huzuyemo ipamba. Ngiye kubona mbona avanyeho ipamba, mbona mo imbere harimo amagi 3 matoya cyane. Yarambwiye ati aya magi ni amagi y'inyoni bita ikibaka, afite agaciro gakomeye cyane. Mudamu yarandebye cyane, aceceka akanya, maze arambwira ati hari inzira 3 zo gukoresha ugomba kuzirikana kugira ngo ugere ku mwami w'abami. Ibyo nakoreye mu cyumba wabibonye kandi wabashije kugerayo. Uhabwa indahiro n'umugore w'isugi. Inzira ya kabiri twagiye mu irimbi, nabwo ubasha kongera kugerayo, ndetse wabonye wari uri muri sare kandi igitambo watanze kirahari. Ubu noneho ugiye gukoresha inzira ya 3 y'amazi, ukomeze gahunda isigaye. Nugerayo urahabwa amabwiriza y'ibyo gukora, kandi urahabwa imbaraga zindi zidasanzwe, ndetse uruzuzwa umwuka wo kumva ururimi dukoresha iyo duhamagarayo turi hano ku isi. Umudamu yamaze kumbwira ayo magambo, maze afata igi rimwe aritereka impande y'amazi ku musenyi, ku buryo uruhande rumwe rwakoraga mu mazi. Amagi 2 asigaye arayampereza, ansaba gutuza ngahagarara nemye. Yavuze amagambo mu rurimi ntumvaga, akomeza gusenga n'imbaraga, maze nanjye numva ndi guhinduka cyane. Maze itaceceka yitsa umutima, aranyitegereza arambwira ati fata igi rimwe urijugunye mu mazi. Yambwiye gutyo, maze nanjye mfata igi rimwe ndijugunya mu mazi, nsigarana irindi rimwe mu ntoki. Ku musenyi impande y'amazi
maze ndihagarare hejuru. Naramwumviye ndabikora maze ngihagarara kuri ryagi mu buryo ntabasha gusobanura aka kanya. Numvise mpindutse cyane umubiri, ubushagara buranyuzura cyane mu maraso, numvise rero idasanzwe mpita nibona nicaye muri sale kandi umwana wanjye Kereniya yari akiziritse ku cyuma. Sale yari irimo umutuzo ukomeye cyane kandi nibonye nicaye mu byiciro nari nicayemo kare. Hashize nk'iminota 5 nabonye abagabo 6 baturutse mu byumba 2. Ubundi iyo sale yari yubatse ku buryo twakwita nka alitari cyangwa podium, hafite umuryango iburyo n'ibumoso yinjira mu byumba. Iyo miryango rero niyo nabonye yavamo abo bantu, kandi buri muryango wavuyemo abantu 3. Abagabo baturutse iburyo bari bambaye amakanzu atukura cyane kandi mu gituza ameze nk'agiye yometseho imikufi ya zahabu. N'abaturutse ibumoso bari bambaye amakanzu y'umukara, kandi umwe muri bo yari afite isahani nayo imeze nk'ikoze muri zahabu, hariho n'icyuma kirekire kimeze nk'inkota kandi ikirindi cyacyo cyari gifite ibara ry'uruhu rw'inzoka. Undi nawe yari afite indobo nini y'icyuma kandi iriho akantu nk'akarobine. Ibyo bikoresho barabizanye babitereka ku meza yari imbere yacu, ariko indobo bayitereka ku ruhande. Hanyuma bahita bahagarara ibumoso bw'ameza barebana na ba bandi bari bambaye amakanzu atukura nabo bari bahagaze iburyo bw'ameza. Nongeye kubona abandi bagabo 2 baza, kandi buri umwe yavuye umuryango umwe, batambuka bihuse kandi ku mujyi umwe. Abo bari bambaye amakanzu arabagirana y'ubururu, kandi ku myenda yabo ahagana mu gituza hari hashushanyijeho ishusho y'ikiyoka gifite imitwe myinshi. Baje bihuta bafata umukobwa wanjye Kereniya bamubohora ku nkingi y'icyuma yaraboheyeho, maze baramuzana bamuryamisha ku meza agaramye ku buryo umutwe we warebaga aho bicaye twari turi, maze baramuboha neza cyane bamubohera ku meza. Nuko bambaye amakanzu y'umukara bazana ya ndobo bayitereka munsi y'umutwe we, kuko bari bamuboshye ku buryo umutwe we ugomba kurenga ameza. Nahise mpabwa amabwiriza yo kuza gutamba igitambo cy'amaraso. Nuko umwe mu bambaye imyenda y'umukara amereza cya cyuma kirekire ansaba gukata umutwe w'umwana wanjye. Numvaga nta bwoba mfite kandi nkumva biranejeje cyane. Nafashe icyo cyuma nyipima ku ijosi ry'umwana wanjye ntangira kumukata umutwe. Namukase umutwe yisimbiza kandi ahirita, ariko kuko yari aziritse yabaga ari hamwe cyane. Amaraso yatungerezaga mu maso yanjye, ariko amenshi agashibukira muri cya kidobo cyari giteretse munsi y'umutwe we. Namaze kumukata umutwe, abambaye amakanzu y'umukara bahita bashyira igihanga cye ku isuniya nini bari bazanye. Hanyuma amaraso ava mu gihimba akomeza kududubiza ajya muri ya ndobo. Twakomeje guhagarara aho ngaho, maze ngiye kubona mbona umwe muri babandi bambaye imyenda y'ubururu bahoze bazirika umwana wanjye ku meza agiye mu cyumba agarukana igishashi kinini cy'icyatsi kandi kibonerana. Nuko Kereniya umukobwa wanjye baramubohora bamushyira muri icyo gishashi baramujyana, ndetse bagenda bakurikiwe n'ikipe y'abambaye imikara ari nabo bari bajyanye umutwe w'umwana wanjye ku isuniya nini cyane. Nahise mpabwa kumenya ko agiye kubikwa muri firigo kugira ngo aze gutunganywa. Ibintu byaho bikorwa ku murongo kandi ku gihe. Nahise mbona abakobwa 2 baza bihuta batambuka mu mujyi umwe, kandi nkabona ko ari abadayimoni ngo bashinzwe igaburo. Baza bihuta buri wese afite isuniya iriho udukombe tw'ibirahure duto. Baraje batereka ayo masuniya ku meza, bahita bafata ya ndobo nini irimo amaraso bayitereka ku meza, maze bakajya bazana udukombe tw'ibirahure bagashyira kuri robine bagafungura, amaraso yakuzura bagashyira mu tundi turahure. Ibirahure bimaze kuzuzwa nabonye iteraniro ryose rihaguruka. Nuko abakobwa bafata isuniya iteretseho ibirahure byuzuye amaraso begera abagabo bambaye amakanzu atukura bahagaze impande y'ameza. Buri wese afata ikirahure, nanjye barampereza mfata ikirahure. Buri wese yafashe ako karahure n'amaboko yombi, nanjye mbibonye ndabigana. Hanyuma iteraniro ryose rijya ku mavi rirapfukama. Nuko umwe muri ba bagabo atangira gusenga, kandi numva ururimi avuga ndi kurusobanukirwa cyane. Yaravuze ati, Mwami w'abami duciye bugufi imbere yawe, ngo duha agaciro umugaragu wawe wemeye gutamba iki gitambo nk'ikimenyetso cy'uko abaye umwe muri twe, kandi arahiriye kwemera kwica no kwicwa kubw'inyungu z'uyu murimo. Tugutuye iki gitambo cy'amaraso Mwami, nugishima umwuzuza imbaraga z'ubumenyi wadusezeranyije, kandi ugushaka kwe kumvwe imbere yawe. Umuha ubutunzi n'icyubahiro, kandi umwongere igitinyiro mu bo mu isi ndetse n'imbere ya wa mugabo wo hejuru. Mu mbaraga n'ubushobozi waduhaye turamwakiriye. Ibisigaye bive mu gushaka kwawe. Tunyoye amaraso y'igitambo duhaye nk'ikimenyetso cy'uko twakishimiye. Bamaze kuvuga gutyo, maze ngiye kubona mbona abagabo bambaye imituku bose bazamura rimwe ibirahure banywa amaraso, nanjye mpita mbigana bahita batereka uturahuri ku meza, maze iteraniro ryose rikoma amashyi cyane. Nahise mbona haje umukobwa mwiza mu maso aturutse mu cyumba, aza kuraritaraho narindi. Yari umukobwa wambaye ijipo ngufi y'iroza n'ikote ry'iroza, kandi amaso nabonaga ari umutuku cyane. Yahise afata akaboko numva arambwiye ngo ngwino. Aranjyana anyinjiza mu cyumba cyari ibumoso,
maze ndatangara cyane mbonye ukuntu icyo cyumba gitangaje. Cyari icyumba bigaragara ko cyubatse mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi wagira ngo ni laboratoire. Mbona amafirigo menshi cyane arimo inyama z'abantu, nkabona kandi ibicupa binini cyane birimo amaraso y'abantu. Twakomeje gutambikana muri icyo cyumba nabonaga kidafite iherezo. Nkomeza kwitegereza ndatangazwa cyane. Hamwe nkabona hari za firigo zirimo intoki gusa z'abantu, ahandi nkabona ni ibiganza bipanzemo. Hashize nk'iminota 5 dutambuka, nahise mbona dukase maze mbona aho duhagaze hari esanseri. Nuko mbona kanze buti zamuka nk'uko bisanzwe bikorwa hano mu isi. Mu kanya gato esanseri yarafungutse, ngiye kubona mbona havuyemo umwe mu bahanzi nzi hano muri East Africa, ava muri esanseri ari kumwe n'abamuherekeje, mbona yuko nawe ari hakura imbaraga. Basohotsemo natwe turinjira. Ikintu gitangaje nabashije guhita mbona ako kanya nuko ikuzimu etaje yo hejuru uyigeraho umanuka, mu gihe etaje banza uyigeraho uzamuka. Yakanze button ijya kuri etaje banza tuzamuka tuyigana. Maze mu nzira esanseri yirukanka, uwo mukobwa arambwira ati usubire mu rugo, ibyo yifuzaga byose byumviswe. Yamaze kuvuga gutyo mbona arayenza arabura. Maze esanseri ngeje aho nagombaga kuviramwo irafunguka, sohotse mbona mpagaze ku nkombe za Nyabarongo, ndatangara cyane. Kandi wa mudamu wari wanzanye yari agihagaze aho ngaho. Ambonye arambwira ati ni saa 10 zibura umunota umwe, twihute tuve mu nzira kare. Twavuye aho tuza tunyura impande y'imigano ikikije Nyabarongo. Tugeze ku muhanda twambuka kujya kuri imodoka iri hakurya y'ikiraro ku ruhande rw'akarere ka Bugesera gatangirira, uko naho twari twayisize. Twinjiye mu modoka, umudamu arayatsa, twambuka ikiraro dutambika igishanga, turi mu musozi wa Gahanga imbere yacu. Twakomeje inzira tuza tugana muri Kigali muri icyo gitondo. Tugeze ku Gisimenti, umudamu tujyana muri restaurant gufata boiro. Mu masaha ya saa moya arambwira ati taha, ufite byinshi byo gukora, uzabona nguhamagaye mu minsi ya vuba nkubwira uko ugiye kubona amafaranga. Yambwiye gutyo ndahaguruka ndamusezera, nuko ntega moto nerekeza iwanjye aho nabaga. Ngeze iwanjye nsanga harafunze, nta muntu hari, birantungura. Baza umuturanyi arambwira ati umugore wawe yaraye yicaye kubera umwana wamurembanye, ubu bamaze kumugeza mu bitaro, bagushatse barakubura. Umukobwa wanjye niwe bajyanye, reka nze mu telefone numva uko bimeze. Naramubajije nti umwana wanjye warembye ni uwuhe? Umuturanyi arambwira ngo ni umukobwa wanjye Krenia. Numvise umubabaro mu mutima wanjye. Yafashe telefone ngahamagara uwo mukobwa we wari waherekeje umugore wanjye, ariko atarahamagara uwo mukobwa bageze aho mu rugo kandi ahagera ababaye cyane. Ankubise amaso araturikararira, ahita yicara kuri fondasiyo yipfuka igitambaro mu maso akomeza kurira. Twese tubona icyabaye, maze nyina w'uwo mukobwa arangara amubaza ati byagenze bite? Umukobwa aramubwira ati Krenia yapfuye mu rukera mu masaha ya saa 9. Yavuze gutyo ahita araboroga cyane kuko uwo mukobwa w'umuturanyi yakundaga umukobwa wanjye. Nanjye kwihangana byaranze, nibuka ko nibonye mukata igihanga ndi ikuzimu, mbona ko ari njye wiciye umukobwa wanjye. Guhagarara byaranze, maze nicara hasi negamira urukuta, numva sinabasha guhozwa kubwo umwana wanjye nakundaga nari maze gutambaho igitambo. Natangiye kuzengamira mu maso, ishavu n'agahinda bishengura umutima wanjye. Aho nari nicaye aho numvise amara amanutse nk'umugezi ku matama yanjye, kandi ifoto y'umwana wanjye Krenia ikomeza kungaruka mu bitekerezo. Krenia yari umwana wanjye wankundaga bihebuje, yari imfura yanjye, kandi nabonaga ari umwana uzaba umuntu ukomeye kubera ukuntu yitwaraga mu buto bwe. Nakomeje gutekereza ku rupfu rw'umwana wanjye, numva umwijima uranzengurutse kandi numva igipimo cy'ibyaha byanjye kiruzuye. Namaze kurira umwana wanjye, mpagurukana n'abo baturanyi twerekeza kwa muganga aho umwana wanjye yari yaguye. Nagezeyo ndeba umwana wanjye ndababara cyane. Yari aryamishwe ku gitanda yoroshwe ishuka, murebye mu maso mbona arahumirije. Nuko ncika intege, mfuka impande y'igitanda nubika umutwe mu mashuka ndongera ndamuririra. Narebye umugore wanjye aho yari yicaye atabasha kuvuga, mbona umubabaro wamurenze. Nabashaga kwiyumvisha agahinda afite ko gupfusha umwana w'amarabira, ariko yaramukamenye neza ko ari njye wabikoze, yari kuntera umugongo utari inyuma akagenda akiyahura muri Nyabarongo. Navuye aho ku ivuriro njya gushaka aho ngura isanduku yo gushyiramo umurambo w'umwana wanjye, kandi ntangira kumenyesha inshuti ndabo mu miryango ngo dutabare. Nahise mpamagara kandi ku bitaro nakoraga akazi ko kurinda mu ruge, mbasaba ko banyongerera ubushya bari bamaye kubw'ibyago nari ngize. Nahamagaye kandi wa mudamu wanjyanye ikuzimu mubwira ibyambayeho. Arambwira ngo ngomba kubyumva nk'ibisanzwe, ngo kandi ikindi yibagiwe kumbwira ngo nuko mu gihe cyo gushyingura ngomba kwirinda kugera mu irimbi ngo shyingure umwana wanjye. Yaranyihanangirije bikomeye cyane,
ambwira ko ngomba kureka abandi bakajya gushyingura ariko njye ntemerewe kugerayo. Byarantunguye cyane numva ntibishoboka, ndamubwira nti ngomba kujya gushyingura umwana wanjye. Araseka arambwira ati wamaze kurahira ko ugomba kwitangira umurimo winjiyemo. Mu gihe abandi bari gushyingura, wowe ugomba kuba uri ahantu mu cyumba uri wenyine kandi ugacana buji imwe, kandi ngo nintabikora umwana wanjye usigaye cyangwa umugore wanjye nawe ashobora guhita apfa. Yavuze gutyo numva birandenze cyane ndetse numva ngize ugutinya gukomeye. Nakomeje inzira njya kugura isanduka, hanyuma irazanwa dushyiramo umurambo w'umwana wanjye Kerenia nakundaga. Nyina wa Batisimu yari yahageze azanye imodoka maze dushyiramo umurambo tumujyana mu rugo. Inshuti y'imiryango bakomeje gutabara ku buryo bwagiye kugoroba abantu bagwiriye. Gahunda yo gushyingura yagombaga kuba umunsi ukurikiyeho. Nuko iryo joro ngura buji ndayibika kuko nari mfite amabwiriza yuko ntagomba guherekeza umwana wanjye ngo mushyingure mu irimbi, ahubwo ko ngomba kwifungirana mu cyumba njyenyine kandi nkacana buji. Mugoroba abantu batari bake twaraye ku kiriyo, bose bafite umubabaro kandi bakomeza kwibaza indwara y'abafashe umwana wanjye agahita apfa. Bamwe batangiye gukeka ko ari uburozi, nyamara kwa muganga ho nta ndwara n'imwe bari bigeze babona yaba yahitanye umwana wanjye. Ijoro ryose naraye nkanuye ibitekerezo bimbana byinshi kandi nkumva umutima wanjye umeze nk'ubohesheje iminyururu. Numvaga nshaka kwegera Imana ngo intabare, ariko nkumva ni ibintu biri kuri y'umutima wanjye. Mu gitondo cya kare nahise nirwaza kugira ngo mbone impamvu ituma ntajyana n'abandi mu irimbi ry'i Remera. Nakomeje kuryama maze ndarwara, nsaba umugore wanjye ko akurikirana gahunda zo gutegura aho umwana wanjye agomba gushyingurwa. Yambwiye ko agiye kubikurikirana cyane ko hatari kure, hari mu irimbi ry'i Remera. Mu masaha ya saa 8 nibwo gahunda zo kujya gushyingura zageze. Umudamu wanjye aza kundeba ariko ndamuhakanira. Ikibazo cyaravutse bibaza ukuntu bari bujye gushyingura ntahari, ndetse abandi bagabo bagenzi banjye bangiraho, ariko ndirwaza bikomeye cyane ku buryo batangiye kugira ubwoba ko indwara ihitanye umwana wanjye nanjye naba nayanduye. Narabahakaniye mbasaba ko bajya gushyingura kandi bakansiga mu cyumba njyenyine. Baranyumvise bajya gushyingura, maze nanjye mfunga umuryango nicara ku gitanda, nzana ya buje ncana ikibiriti maze nyitereka ku meza ndatuza. Buji yakomeje kwaka. Igeze hagati nibwo nabonye ibitangaza bya Satani bikomeye cyane, ibitangaza biteye ubwoba. Ibintu byanyeretse ko namaze guhinduka uw'ikuzimu. Uko buji yari kwaka nagiye kubona mbona icyumba cyose gihindutse umutuku cyane, kandi mbona nicaye ku gitanda gitukura, impande yanjye hari hicaye igikanka cy'amagufwa cyambaye inkweto z'abakobwa. Nahise numva ngize ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ndetse dutangira gusomana. Uwo niwe mugore nari narahawe ikuzimu ko ngomba kujya ndyamana nawe. Natangiye gusoma n'igikanka cy'amagufwa ndetse dutangira gukora imibonano. Ushobora kwibaza ngo byakorwaga bite, ariko nanjye kubwira ibi icyo nabonaga imbere yanjye ni igikanka cy'amagufwa, kandi twakoranaga imibonano mpuzabitsina nkumva ni nkaho ndi kubikora n'umuntu. Nakomeje kuryamana n'uwo mugore nahawe ikuzimu biratinda. Hanyuma uko dukoze ishuri imwe, uwo mugore w'amagufwa bampaye agahita yegera firigo iri mu cyumba, akazana amaraso mu gikombe ndetse akazana n'inyama z'umuntu, akampereza, akambwira ngo ayo maraso n'inyama mpaye ngo niz'umukobwa wanjye Kerenia. Yambwira gutyo tukanywa amaraso twishimye, ndetse najya n'iyo nyama nkumvira ryoshye cyane. Uwo mugore bari bampaye yahise amvana muri icyo cyumba, tugenda twihuta, turi kugana ahantu hari amazi menshi ameze nk'inyanja, kandi mbona y'abakobwa beza bicaye ku musenyi ndetse n'abasore b'igikundiro bose bishimiye ubwiza bwo ku nyanja. Nabonye iyo kandi abantu nzi hano ku isi bari mu murimo, ndetse mbonayo n'abahanzi baza gushakayo impano. Hari uburyo bwinshi nabonye abantu bagera ikuzimu kandi bagatemberayo. Hari abagenda uko nari ngiye muri ubwo buryo, aho bakora imigenzo bahawe mu byumba by'ibanga, hanyuma intekerezo zabo zigahinduka bakisangayo. Hari kandi n'abakoresha iyo nzira bifashisha abakonikoni babifitiye ububasha. Imvu z'abakonikoni kandi ntimukumve babandi baba mu tuzu dushaje bambara amababa. Hano muri Kigali barimo bagenda biyubashye ariko bafite imbaraga zikomeye cyane. Uwo mudamu wa hano wanyeretse inzira yo kugera ikuzimu yari afite imodoka nziza cyane yubashye kandi asa neza, ariko imbaraga n'ubutwari yari afite ikuzimu yari uwo kwitonderwa. Usibye iyo nzira rero hari n'abanyura mu irimbi bagakora umugenzo bahawe, hanyuma inzira ikaboneka bakamanuka. Hari n'abandi rero bakoresha inzira y'amazi, cyane cyane amazi akunze guhurirwaho n'abantu benshi nka Kivu, Victoria, Tanganyika n'ibindi, cyangwa se imigezi minini nka Nyabarongo cyangwa Nile. Njye n'uwo mugore w'igikanka rero twegereye amazi, maze dusanganirwa na Mayimuna. Uyu Mayimuna yari umugore w'ubwiza buhebuje cyane kandi uteye nk'ifi ku gice cyo hasi, ariko kandi buri wese ufite ubutunzi yavanye hariya yamunyuze imbere. Yaranyakiriye mu mazi amakaribu. Icyantangaje nuko ninjye mu mazi nkaganira nawe mbona ari ibisanzwe.
usibye kubona ngo ninjiye mu nyanja ubundi nta mazi numvaga kandi nabonaga mu nyanja tureba neza rwose. Yampamagaye mu izina ndatangara, ambwira yuko nzi neza cyane kandi aranshimira kubw'intambwe nateye yo kuyoboka ubutware bwabo, ndetse ambwira ko ari we mwamikazi w'amazi kandi afite inshingano yo gutanga ubutunzi, icyubahiro, igikundiro, ubwiza n'ibindi bintu byinshi cyane bigezweho. Nabonye uwo mugore akomeye cyane, mbura ni umugore ufite imbaraga n'ubushobozi buhambaye. Nsobanurirwa iby'umurimo we mu isi, ndatangara ndetse mbona ko yahawe isi yose mu biganza ngo ayigenzure. Nabonye ko afite imiyaga ikomeye cyane yohereza mu isi. Mbona ko ashyira imbaraga cyane ku rubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, ariko nanone mu bakuze mbona ko yibanda cyane ku bagore bari mu murimo w'Imana mu isi, kuko yizera ko ngo kugusha umugore uri mu itorero akamuteza nk'ubwibone biba ari intwari ikomeye cyane, kuko bihita byoroshya kugusha abagabo bose anyura imbere, cyane cyane abo bakorana umurimo w'Imana. Mayimuna abantu bakunze kwita Madamu Samake, ikuzimu bakunda kumwita umwamikazi w'inyanja. Nahawe gusobanurirwa imbaraga z'uwo mugore, menya byinshi cyane, hanyuma atangira kumpa amabwiriza y'ibyo agomba kujya nkora. Ibyo yambwiye yabigabanyijemo ibice bitatu. Yambwiye ku bijyanye n'itumanaho hagati yanjye nabo, ambwira iby'ubutunzi, ikuzo n'icyubahiro, aho yibanze ku byo nzajya nkora n'amategeko akomeye cyane nzajya ngenderaho, ndetse ambwira no ku zindi nshingano ngomba kubahiriza ngo nagure umuryango w'abayoboka ubutware bwabo mu isi. Yambwiye ibintu bikomeye cyane ndetse nibaza uko nzabasha kubishobora, ariko numvaga kuba maze guheba umwana wanjye nkwiye no guhara byose ngasoza ibyo natangiye. Mayimuna yamfashe akaboko turagenda, anyuriza mu nzu ndangamurage iba mu nyanja, maze atangira kumpa amabwiriza ateye gutya. Mayimuna umwamikazi w'inyanja yarambwiye ati, uhawe ku mbaraga n'ubushobozi byacu, uzabikoreshe mu byo twifuza kugira ngo nawe ibyo ushaka kubigereho. Yambwiye gutyo ahita afata agasokozo agacengeza mu musatsi wanjye. Numva mise nuzura imbaraga zidasanzwe, ndetse nkumva ubwonko bwanjye bumeze nk'uburi gufunguka. Arambwira ati, uhawe kumenya ururimi rw'amayobera, uhawe kuruvuga no kurwumva, nirwo uzajya ukoresha uvugana natwe. Uhawe kugira ubutunzi n'icyubahiro mu isi, ariko utegetswe kuzajya wubahiriza amategeko abugenga. Buri munsi ugomba koga amazi yogeshejwe imirambo, kandi ibikorwa byose biguha amafaranga, naho byaba ari imodoka itwara abagenzi nayo ugomba kuyogesha amazi avanzemo ibitonyanga by'amazi y'umurambo. Niba ari ibyo kurya ucuruza ujye ubiteka wamaze gushyiramo amazi yogeshejwe umurambo. Utegetswe kandi kuzajya urarana n'umugore wawe inshuro imwe gusa mu kwezi, indi minsi yose ukabana n'uyu mugore twaguhaye. Mayimuna yambwiye gutyo numva birakomeye. Umugore yambwiraga cyari cya gikanka cy'amagufwa nahawe ngo kimbere umugore wanjye. Yarakomeje agira ati, ugomba kuzajya urara mu cyumba n'uyu mugore wawe twaguhaye, hanyuma umugore wawe wo ku isi akaba mu cyumba cye. Ngutegetse kuzajya muryamana rimwe gusa mu kwezi, hanyuma indi minsi yose ukabana n'uyu mugore twaguhaye. Naho mwaba muri ahandi hantu muri hoteli, uzarare n'umugore wawe rimwe gusa mu kwezi, indi minsi ugomba kurana n'uyu mugore twaguhaye. Yakomeje gutsindagira ayo magambo, ndetse anyereka ko ari itegeko ndakuka ngomba kubahiriza. Akomeza kunyihanangiriza, arangije yongeraho itegeko rindi rikomeye cyane ku buryo numvise umutima wanjye uhabye. Yarambwiye ati, mu buzima bwawe bwose ugomba kujya ukoresha tuwareti y'iwawe gusa. Waba uri hanze i Burayi, Amerika, cyangwa se uri imbere mu gihugu cyawe, imfuruka yose waba urimo ku isi, igihe wumva ukeneye kujya mu bwiherero ugomba gutaha iwawe ugakoresha tuwareti yawe. Ntuzigire na rimwe urenga kuri iri tegeko, kuko nubigerageza uzahura n'ibihano bikomeye cyane. Nahawe iryo tegeko ntangira kwibaza cyane ukuntu ubuzima bwanjye bwashoboka igihe ntegetswe gukoresha tuwareti yo mu rugo. Nibajije uko bizajya bigenda igihe nafashe urugendo rurerure nerekeza mu bindi bice by'igihugu. Nibaza ukuntu nzajya mva iyo yose ngo nje kwituma iwanjye gusa. Numvise bikomeye cyane, ariko ntihandi mahitamo nari mfite. Mayimuna yarambwiye ati, uhawe inshingano zo kwagura uyu muryango ukawitangira. Ugomba kwirinda gushyikirana na wa mugabo wo hejuru, kandi ukananiza umugore wawe nawe ntazongere gushyikirana nawe. Utegetswe kujya ushakisha abantu bashya mu isi, ukabigisha ukoresheje imbaraga, amafaranga n'icyubahiro uhawe, bakayoboka iyi nzira. Uhawe kandi amahirwe yo kuzamurwa mu nzego no kugira ubushobozi butandukanye igihe ubahiriza ibyo tugutegetse byose. Uhawe ubushobozi bwo kuvugana natwe mu rurimi rw'amayobera. Uzaduhamagara igihe cyose ukeneye imbaraga zo kugufasha, igihe ukeneye ko ingabo zacu zigutabara wagabweho igitero cya wa mugabo wo hejuru, cyangwa igihe wifuza kuza hano. Kandi uzakoresha inzira eshatu wahawe kumenya. Inzira eshatu nahawe kumenya Mayimuna yambwiraga zari za nzira wa mugore yanyeretse nshobora gukoresha nsubira ikuzimu. Harimo inzira yo kujya mu cyumba ngasenga mpamagara ikuzimu nkahita ngerayo. Inzira yo gupfukama ku gituro mu irimbi nkasenga bahamagara bakamfungurira amarembo y'ikuzimu, ndetse no kuba nakoresha amagi nkanyura mu mazi.
Ibyo byose narabizirikanye, ariko ikijyanye n'amagi ngira gushidikanya kuko umugore yari yarambwiye ko amagi ari ay'inyoni bita ikibaka, kandi iyo nyoni kuyibona biragoye. Ni inyoni itera amagi ku butaka kandi ikunze kugenda nijoro. Iyo iryamye ku butaka kuyibona biragoye kuko isa n'ubutaka kandi ntigitambuka uretse kuguruka gusa. Naratuje nanga kubaza Mayimuna, ariko aba yabimenye arambwira ngo gushidikanya kose mfite kuzashira. Yamaze kumpa ayo mategeko yose, hanyuma mvanamo agasokozo yari yanshyize mu musatsi wanjye, aransezera nsohoka muri ayo mazi menshi ngaruka ku musenyi. Hanyuma wa mugore bampaye amfata akaboko dutangira gutembera aho ku musenyi. Kuri ayo mazi nahabona ibintu bikomeye cyane. Mbona hari udukipe tw'abantu benshi b'urubyiruko kandi nkabona bafite ibyo bahugiyemo. Uwo mugore bari bampaye yatangiye kugenda asobanura byinshi mu bibera aho ngaho kuri iyo nyanja. Nabonye hari amatsinda y'abakobwa beza cyane baturutse mu mfuruka zose z'isi, kandi babaga bafite abadayimoni babigisha. Hari amatsinda y'abakobwa bigishwa imyambarire igezweho, imitambukire, imisokoreze ndetse n'uburyo bwo kwifotoza bugezweho. Byose bigakorwa hagamije kuyobya abantu, cyane cyane abari mu murimo. Niba hari ikintu gikomeye cyane gishimisha bikuzimu, ni ukubona babasha kugusha umukristo wari ukomeye. Iyo bikozwe n'umuntu nyamuntu utari umudayimoni wiyambitse ishusho y'umuntu, uwo muntu bikoze bahita bamutegura igitaramo bagasangira inyama n'amaraso by'abantu, kandi agahembwa ibihembo bikomeye cyane birimo guhabwa ubushobozi bundi, birimo nko kwihinduranya umuntu akigira igikoko runaka cyangwa akihindura ubusa. Nabonye abakobwa bo mu isi bari baje aho ngaho ikuzimu ku musenyi, batozwa ibintu byinshi cyane bagomba kuza bagakwirakwiza mu bantu bakabigana. Nabonye abigishwa imitambukire, mbona abigishwa uburyo bwiza bwo gukina filimi z'ubusambanyi, mbona abahabwa umwuka w'ubutinganyi, byose ngo bikorwe hagamijwe kwanduza isi no kurwanya Imana yo mu ijuru. Nabonye kandi abasore bo mu isi bari mu materaniro n'abadayimoni ngo bigishe uburyo bwo kwambara bugezweho butuma urubyiruko ruyoba, kandi nahawe kumenya ko imyiyerekano ikitabirwa n'ibyamare muri za filimi n'indirimbo ngo barebe iby'ikuzimu bashaka maze baze ku isi babikwirakwize muri rubanda bakoresha impano zabo. Natemberejwe mu mucanga utagira iherezo, mbona ko ubutwari bw'ikuzimu buhari bukomeye kandi bufite ababukorera bashishikaye. Nabonye bamwe mu bashumba bafite amatorero baza aho gushaka imbaraga z'ubuhanuzi ndetse n'ubwenge bwo kwigisha ijambo ry'Imana. Hari ibitangaje biri kuzimu. Wakibaza ukuntu umuntu runaka uyoboye idini aza gushaka imbaraga zo kwigisha abantu bagafashwa kandi akazibona. Barazimuha umutima we bakawuboha, hanyuma akajya yigisha ariko akanayobya kandi ababwira bakamwumvira. Hari abantu hano ku isi bafite imbaraga zo kwirukana dayimoni mu muntu, ariko izo mbaraga zimukoresha nazo zikaba ari iz'ikuzimu, maze kuko abantu muri iki gihe batagishaka Imana ahubwo bashaka ibitangaza, bagahita babona ko uwo muntu utegeka abadayimoni bakamwumvira yuzuye umwuka wera. Uwo mugore w'igikanka cy'amagufwa ne nahawe si we wenyine wari uri aho uteye gutyo, kuko bari bahari ari benshi kandi bakora akazi gakomeye cyane. Naje kumenya imbaraga zabo nyuma, kuko kimwe n'abadayimoni bandi iyo muryamanye ukarangiza amasohoro yawe barayiba bakayabika mu bikombe by'ikuzimu bakajya bayifashisha mu gukora uburozi buhambaye. Bo bari bampaye yansabye ko tugaruka mu cyumba cyacu. Icyumba yavugaga cyari cya cyumba gitukura nakundaga kwisangamo ndi kumwe n'icyo gikanka cy'amagufwa tukaryamana. Twasubiyeyo dukingura umuryango turinjira, duhita dusubira ku gitanda, turongera dukora imibonano, birangiye turaryama. Agatotsi kantwara umwanya muto, nongera gukanguka mbona ari mu cyumba cyanjye cyo kwisi nkicaye kuri cya gitanda cyanjye negamiye urukuta, kandi yabujene nacanye yari yashize yose. Natekereje umwanya nibaza aho mvuye kuko numvaga mfite n'umunaniro ukabije. Amajwi y'abantu numvise aho mu rugo niyo yatumye nibuka ko umwana wanjye Kereniya amaze gushyingurwa mu irimbi. Numvaga ntazi sindimo, numva ndi mu buzima bw'amayobera akomeye cyane. Umwana wanjye Kereniya yari amaze kuva mu isi y'abazima, amaze kurenzwaho igitaka. Ishavu ryatangiye kunshengura umutima, ndetse numva ntangiye kurambirwa iyo nzira nari maze guhitamo kuko numvaga igoranye cyane. Nibwiraga ko gutamba igitambo cy'amaraso byari bihagije, ariko siko byari bimeze. Guhabwa amabwiriza n'amategeko byari bikomeye cyane kurushaho. Nibaza ukuntu nzajya ndarana n'umugore wanjye inshuro imwe gusa mu kwezi, indi minsi yose nkayimara ndarana n'uwo mudayimoni wari wambaye igikanka cy'umuntu, nkumva no kubabazwa guhoraho. Kandi ibyo byose ntibyari bihagije, ngo nagomba kuzajya nkoresha tuwarete yo mu rugo gusa ntitayeho n'abandi hose. Wari umubabaro ukomeye nari ngiye kwinjiramo, ariko icyo gihe uko nabifataga byari byoroshye kugeza igihe natangiye kubona ingaruka zabyo. Navuye ku gitanda nkingura icyumba, sohotse hanze nsanganirwa n'abantu benshi bari kugenda bagera aho mu rugo bapfa gushyingura umukobwa wanjye Kereniya. Narinze ngera aho hanze nifashishije gufata ku rukuta kubera gucika intege bikomeye cyane. Iyo roho yawe woheye ikuzimu ntishobora kuva yatari Imana igutabaye. Itaragutabara uhora wumva ushaka kwigobotora iyo ngoyi, ariko ntibikunde. Niba warabaswe n'inzoga cyangwa ubusambanyi, hari ubwo wumva ari bibi ugashaka kubireka, ariko ntibikunde. Icyo gihe roho yawe iboheye ku nkingi z'ikuzimu, aho wumva udashobora kwivana keretse ukuboko kw'Imana kumanutse kwagutabara. Abamboye ngeze ku muryango wo hanze baje kunsanganira baramfata kuko babonaga nacitse intege umubiri wose.
banyicaje ku mukeka, abantu bakomeza kuza, ndetse mbona umudamu wanjye aje bamufashe bamukikiye kuko nta ntege yari afite, kandi amarira yari yatoheje amatama ye, amaso yatukuye kubw'umubabaro ukomeye yari atewe no kuba amaze kurenzaho umwana w'igitaka. Ikiriyo cyatangiye ubwo, abantu bagahora baza mu rugo bakaharara ijoro, tukarara tuganira, ariko nta n'umwe wari uzi ko byose byaturutse kuri njye kubera gushaka ubutunzi. Umunsi wo gukurikira ugeze nibwo nabashije gufata ijambo nshimira buri wese wadutabaye, kandi basaba gukomeza kutuba hafi mu byishimo no mu makuba. Gusa mbere yuko mvuga iryo jambo, twari twabanje kujya mu irimbi dushyiraho indabyo ku gituro cy'umukobwa wanjye Kereniya, ariko yanavuye ku irimbi ntanyuzwe kuko numvaga nakabaye ndiyo njyenyine nkarera umwana wanjye. Gahunda narayikomeje kuko mu masaha ya saa 11 zishyira saa 12 nibwo nerekeje rwagati mu irimbi ku gituro umukobwa wanjye arimo, ngira ngo muririre kandi musabe imbabazi. Natambutse nsatira igituro cy'umwana wanjye, kandi ntabwo wanabuke nari nkigirira irimbi. Ntera intambwe nyura hejuru y'ibituro n'imisaraba, mpingutse kumva y'umwana wanjye ndatungurwa. Nasanze iryamyeho nyirahuku y'umukara, imbonye ihita ihaguruka ihagarara kumva iranyitegereza cyane, ndetse itangira kugongera. Nkabona iritunatuna nk'ishaka kunsimbukira inkanga. Ibibera muri iyi si nagahomamunwa, imbaraga z'umwijima ziratuzengurutse. Ushaka kubyemera azabyemera, utabyemera nawe azabyemezwa n'ibihe. Iyo njangwe yakomeje gukaraga umurizo ikomeza kuntera ubwoba, nsa n'uhagararaho gato, ngize ngo nteye intambwe ngana imbere mbona ibuza amahoro kubera uburakari bwinshi. Itangira kuzenguruka igituro wagira ngo yabuze aho inturuka ngo imfate. Nagize ubwoba bwinshi cyane, ariko numva sinshaka gusubira inyuma. Gerageje gushingura ikirenge, mbona kumva y'umwana wanjye hatangiye guhinduka bidasanzwe. Nakomeje kwitegereza igituro cy'umwana wanjye Kereniya, nkabona kirahinduka cyane. Injangwe nayo ikomeza kuzenguruka n'uburakari igongera kandi ndeba cyane. Nagize ubwoba bukomeye cyane, ariko mbura imbaraga zinkura aho ngaho. Nabonye imva y'umwana wanjye imeze nk'iriguhaho n'akayaga kikaraga. Nagiye kubona mbona igituro cy'umwana wanjye kirarobotse, mbona ya njangwe ihise yinjiramo. Gize ngo ndegera kureba, mbona nta kintu kirimo, sanga n'imva irimo ubusa. Nabyibajeho cyane, nibaza umwana wanjye ahari, ndetse nibaza iyo njangwe ahantu irigitiye. Nyamara mu mwanya muto numvise ngize isereri nyinshi cyane, ncika intege, nicara ku kindi gituro cyari hafi yanjye, numva ubwenge buragiye. Nongeye gukanura mbona ndambaraye kumva yari impande yanjye, kandi nkebutse kureba cya gituro cy'umukobwa wanjye Kereniya, mbona kirateranye neza nk'ibindi byose. Naratunguwe cyane, nibaza uko bigenze ndatangara. Imva y'umwana wanjye yari imeze neza cyane kandi iteranye. Nahise mpaguruka ntambuka agira ngo nsohoke mu irimbi isubire iwanjye mu rugo, kandi byari mu masaha ya saa 9 n'igice z'umugoroba. Mu nzira nagendaga nyura hejuru y'ibituro by'abantu bapfuye bagashyingurwa aho ngaho, kandi imisaraba nagendaga nyikikira ngo itankomeretse. Nabonaga ndi mu isi ntasobanukiwe, nkagira ngo ni inzozi nibereyemo. Nagiye iwanjye ndaryama, ariko kubona ibitotsi biranga. Wa mugore wanyeretse inzira igana ikuzimu yahise ampamagara kuri telefone, ambwira ko ntegereje Kimironko hafi y'isoko. Nanjye ndabyuka nzamuka kumureba. Nagezeyo nsanga koko imodoka ye ntihagaze, ambonye akingura urugi ndinjira arakinga. Twamaze umwanya utari muto tuganira, akomeza kumpa amabwiriza yuko ngomba kwitangira uyu murimo, kandi ko ngomba kugira ubushishozi mu byo nkora byose. Nuko afata envelope yari afite arayimpereza, arambwira ati uyu muryango winjiyemo ugomba kubaha ukubaha abawugize. Izi ni miliyoni 3 nguhaye, ntabwo zivuye mu mufuka wanjye, ariko genda utangire ubucuruzi, ibindi uzabimenya nyuma. Upfa kubaha amategeko wahawe yose, ndetse no kwitangira uyu murimo. Yahise asezera asaba ko ngomba gutangira akazi, kandi nkubaha amabwiriza. Nasohotse mu modoka ncigatiye envelope irimo ayo mafaranga, ntega moto nsubira iwanjye. Byari maze kuba mu masaha ya saa 3 z'ijoro. Naragiye ngeze mu rugo nsanga umudamu wanjye yicaye antegereje, ari kumwe n'umwana wanjye wari usigaye. Umugore wanjye nabonaga yicaye atuje, ariko intekerezo ze zikaba ziri ahantu kure cyane. Yambaje aho nari nagiye, mubwira ko ari gahunda yihutirwa yari injyanye. Umugore wanjye yacishaga make, ntiyakundaga kumbaza byinshi. Ninjiye mu cyumba mfungura envelope nari nahawe, sangamo amafaranga atari make rwose. Narebye ubwinshi bw'ayo mafaranga, mpita nizera ko umubare nabwiwe wuzuye, sinatinyuka kuyabara. Nahise nsubiza ayo mafaranga muri envelope, nuko mpita nyashyira ku musego ndayisegura. Numvise ibihe bidasanzwe, mbona ko ubutunzi nshobora kubugira. Ntangira gutekereza icyo nakora ngo nkunde mbona andi mafaranga menshi nk'uko uwo mugore yari amaze kubimbwira. Nabanje gutuza. Umugore wanjye araza ku gitanda anjyana impande yanjye, hashize umwanya ambaza impamvu ibitekerezo byanjye biri kure. Ndamubwira nti imimerere tuvuyemo iracyangiraho ingaruka. Ibyo namubwiraga nibyo ko urupfu rw'umwana wanjye Kereniya rwanteraga guhagarika umutima igihe cyose. Usibye ko nyine ntashatse kwerera umugore wanjye ko ndi gutekereza ku mafaranga nari niseguye n'uburyo ngiye kuyakoresha akabyara ndi. Njye n'umugore wanjye twararyamye buracya.
Mu gitondo ambwira ko ashaka kujya mu cyumba cy'amasengesho akamara iminsi 3 ngo yiyiriza ubusa ari kumwe n'abandi badamu ngo Imana ibahishurire iby'urupfu rw'umukobwa wacu. Akimara kuzamura iyo ngingo nahise muhakanira nivuye inyuma kuko numvaga baramutse bagiye mu cyumba cy'amasengesho bahita bavumbura ko ari njye watanzeho umwana wanjye igitambo cy'amaraso. Nabwiye umugore wanjye ko ayo masengesho bashaka kujyamo atazigera agara umwana wanjye washyinguwe. Nabwiye kandi umugore wanjye ko agomba kuguma mu rugo ibihe byose, ibihamara mu nsengero bikagabanuka. Nimara guhakanira umugore wanjye yarabaye cyane ndetse mbona ko atunguwe n'amagambo yanjye ndetse n'uburyo nayamubwiraga mfite uburakari. Nk'ibisanzwe umugore wanjye yacishaga make, yaratuje cyane ndetse gahunda zo kujya mu cyumba cy'amasengesho arazihagarika. Usibye kubikuza imwe narahawe amabwiriza yo kugabanya imishyikirano hagati yanjye n'Imana yo mu ijuru, nanjye ubwanjye numvaga ari ikibazo ko umugore wanjye yajya mu cyumba cy'amasengesho akaba yahishurirwa yuko ari njye watanze umwana wanjye igitambo ndetse ko namaze kugirana amasezerano na shitani. Umugore wanjye nagombaga kumurinda imishyikirano n'abandi basenga Imana yo mu ijuru kugira ngo ukuri kwanjye kutazajya hanze. Nyuma y'iminsi 3 mbonye ya mafaranga nahise nerekeza ku bitaro nsezera ka kazi nakoraga ko kurinda morgue. Mu nzira ngaruka naguze matera nziza nyizana mu rugo, maze ntangira gutegura umushinga uko ngomba gukora kugira ngo ndusheho gutera imbere. Nahamagaye umugore wanjye wari mu cyumba aryamye, atungurwa no kumva nageze mu nzu. Araza mbona aritegereza matera nshya nari nazanye ariko ntiyagira icyo ambaza, ahubwo araza yicara imbere yanjye turebana. Yitegereje umugore wanjye ndamubaza nti nuwuhe mushinga utarengeje miliyoni 2 wakora? Umugore wanjye yarandebye aramwenyura. Mbona ko kumva icyo kibazo nkimubaza bimuhaye ibyishimo, maze arambaza ati ayo mafaranga asura yafite? Ndamubwira nti mfite umuterankunga ushaka kudufasha akaduha icyo gishoro. Umugore wanjye nabonye ahinduka mu maso, umubabaro n'agahinda bisa nibigiye, ambwira ko tugomba guhita dushinga resitora. Umugore wanjye yakundaga imita muvuna na gato ariko yaranyumviraga kandi ntiyandushyaga. Ariko gukunda ubuzima byoroshye no gushaka kubaho neza cyane niyo byahoraga mu byifuzo bye, kandi nimwe mu mpamvu zatumye numva nkwiye kugira ubutunzi n'amafaranga. Nabwiye umugore wanjye ko niba ari wo mushinga hisemo agomba kuwutekerezaho neza akamenya ibigomba gukenerwa byose kugira ngo ushoboke. Namubwiye ko agomba kunsasira matera mu kindi cyumba kuko nari mfite amabwiriza ko ngomba kujya ndara njyenyine, usibye ko ibyo ntigeze mbibwira umugore wanjye. Nagomba kubaha ayo mabwiriza nahawe yuko nzajya ndara n'umugore wanjye rimwe mu kwezi gusa. Twabaga mu nzu nto ifite ibyumba 2 na saro. Icyumba kimwe nicyo nararagamo n'umugore wanjye, naho ikindi cyumba kikararamo abakobwa banjye Kerenia na Claire, ariko kuko Kerenia yari amaze gupfa nabwiye madamu wanjye ko agomba kugerana n'umwana wanjye Claire nari nsigaranye, hanyuma njye nkajya arara muri icyo cyumba. Numvise ariyo mpamvu nkwiye kumubwira, ariko kandi musaba kumva impamvu ari ngombwa, nyamara nabikoze ari ukugira ngo nubahirize amabwiriza nari nahawe na Mayimuna, umwamikazi w'inyanja, umugore ufite ububasha mu isi n'ikuzimu. Mudamu yarabyumvise maze afata matera ntabana banjye bararagaho ayijyana mu cyumba twaragamo, maze afata matera nari nazanye ayisasa mu cyumba ngomba kujya ndaramo. Nabonye umudamu wanjye ashishikajwe n'ibyo nari mubwiye atitaye ku nkomoko yabyo, kandi buri kanya yakomezaga kumbaza byinshi ku muntu ugiye kudutera inkunga ya miliyoni 2. Nakomeje kumubeshya mubwira ko ari umuntu wamenye ibibazo twahuye nabyo akemera kudufasha, kandi igihe nikigera mubwira yuko azaza kudusura. Nirinze kubwira umugore wanjye ko amafaranga nyafite kandi kwibeshya nkamubwira ukuri kose, nari kuba nakije umuro hagati yanjye nawe. Uwo munsi umugore wanjye yirirwanya akanyamuneza. Bumaze kugoroba njya kurara mu cyumba cyanjye njyenyine, umugore wanjye nawe ajya kurara n'umwana wanjye Claire. Mu masaha ya saa 6 z'ijoro ndyamye nsinziriye, nakangutse numva umuntu anyeganyeza, ndebye mbona njyanye mu cyumba gitukura, kandi uwankanguraga yari wa mugore w'igikanka cy'amagufwa nahawe ikuzimu. Uwo niwe mugore nagomba kujya ndarana nawe buri munsi. Nibonye ninjira mu mukino w'urukundo n'uwo mudayimoni ndetse nkumva biraryoshye cyane. Twamaranye umwanya utari muto, hanyuma nongera kugaruka mu isi y'abazima mu gitondo, kandi numvaga naniwe cyane bikabije. Narabyutse mu gitondo, madamu wanjye ampa icyayi n'umugati, ahita ambwira ko agiye Kimironko gushaka izo tuzakoramo umushinga wa resitora. Nabonaga umugore wanjye ashishikajwe n'ibyo nari namubwiye, maze nanjye ndamureka aragenda. Njye niriwe mu nzu ntuje, nkomeza kwitekerezaho no gutekereza ejo hazaza hanjye. Mu masaha ya saa 9 madamu wanjye yaraje, mbona aje afite ibyishimo mu maso. Yaraje aricara arambwira ngo Kimironko yabuze y'inzu, ariko ngo yabonye ahantu heza cyane hashyushye tugomba kujya dukora umushinga i Nyamirambo. Yambwiye ko ari ahantu heza cyane hahura abantu b'ingeri zitandukanye, kandi ko ari ahantu hadahenze cyane ugereranyije n'ibiciro by'andi mazu uko byari byifashe. Madamu wanjye kandi yaje yamaze gukora urutonde rw'ibikoresho tuzakenera n'umubare w'abakozi tuzakoresha nayo twabahemba bigatungana neza. Naratunguye cyane mbona ko umugore wanjye afite inyota yo gushaka ifaranga, bityo mbona ko byanze bikunze ni uko havuga ariko hameze, nta kabuza ifaranga rizaboneka, kandi naniringiye ubutwari bw'ikuzimu ko bugomba kunshyigikira. Iryo joro nemeranyirwe na madamu wanjye ko mu gitondo tugomba kujya Nyamirambo nkasura aho hantu ho gukorera. Mbona arishimye cyane, hanyuma musaba ko ajya kuryama nanjye nkajya mu cyumba cyanjye.
nabonaga adatekereza cyane impamvu ndi kwirana mu cyumba cyangwa se akaba yarabitekerezaga ntashake kubimbaza, gusa nyine namuhaye amabwiriza ko agomba kurara n'umwana wanjye nari nsigaranye. Twararyamye kandi nk'ibisanzwe mu gicuku narongeye ndarana na wa mudayimoni nahawe gambera umugore. Nubona abantu bagenda ntukibwire ko batekereza nkawe, babayeho kimwe nawe cyangwa se ukubona ibintu ariko nabo babibona. Isi yuzuyemo amabanga menshi yibera mu bwihisho. Hari abarara mu marimbi bambaye ubusa, hari abararana n'inzoka mu byumba byabo, hari abagera nijoro bakihindura imbwa uducuramo na za nyirahuku. Gusa nanone hari n'abandi barara mu byumba byabo basenga Imana yo mu ijuru ikabahishura iby'isi tubamo yuzuye ubuhendanye. Mu gitondo cya kare njye n'umugore wanjye twabyutse tugenda dufatanya agatoki ku kandi, duhagarara ku muhanda dutegereje imodoka itujyana Nyarugenge ngo dutembere i Nyamirambo ndebe neza aho hantu tugomba gukorera umushinga. Ubwo ari kumbura ndi kumwe n'umugore wanjye ari kugira ngo turaziranye, nyamara ntiyari azi ko roho yanjye yari mu butware bwa Satani, kandi umugore wanjye ubwe ntiyari kwizera uwo ari we wese wari kumubwira ko njyewe umugabo we nakoreye imigenzo ya gishetani mu irimbi, nta nubwo yari kwizera ko ibyo twari tugiyemo ari umusaruro wo gutamba umwana wacu wa Sekreniya. Abantu babona byinshi rero kandi babitse byinshi mu mitima yabo. Njye n'umugore wanjye twageze i Nyamirambo, mbasha kugera ku nzu twagombaga gukoresha ngo dufungure resitora. Narahitegereje numva ndahakunze cyane, nuko mpurana nyir'ubwite tuvugana igiciro cy'ikode ndetse mva aho ngaho nishyuye. Umugore wanjye yatunguwe cyane no kubona mpise nishyura amafaranga, ndetse abonye ndisigaranye aratangara cyane biramurenga. Uwo munsi twagarukanye mu mujyi rwagati tugura ibikoresho by'ibanze byose yari yanyeretse, hanyuma ibijyanye n'intebe n'ibindi bikoresho bihenze nka firigo tubiharira undi munsi. Mu masaha ya saa 10 natahanye n'umugore wanjye, tugeze mu rugo mpitahamagara wa mudamu twakoranaga ngo mugishe inama nk'umuntu wanzanye muri iyo nzira. Namubwiye umushinga nahisemo uwo ari wo ndetse mubwira naho ngeze nitegura, maze aranshimira ambwira ko igifite agaciro gusa ari ugutangira akantu gato hanyuma ubutunzi bukizana. Nabanje gusa no mwereka impungenge z'amafaranga yamaye kuko nari ntarasobanukirwa neza, ariko anyibutse yuko amafaranga atavuye mu mufuka we bityo ibyo kuyishyura nta birimo. Nabanje gushidikanya ariko naje gusobanukirwa ko Satani akora nyuma. Uwo mudamu yambwiye ko niba niyemeje gukora umushinga wa resitora ngomba kuzirikana ko amazi nzajya nkoresha noza amasahani ndetse n'amazi nzajya nkoresha nteka ibyo kurya n'ibyo kunywa nk'ibyayi, ngomba kwibuka gutonyangirizamo amazi yogeshejwe imirambo, cyane cyane imirambo y'impinja z'abana. Yambwiye kandi ko ngomba gukora ibishoboka byose saa 3 z'ijoro tugahura, kandi nkaza nitwaje akamanyu mvanye ku musaraba w'igiti, nkaza nkitwaje tukajya mu muhango dukora, maze akama n'amabwiriza y'umuhango wundi ngomba gukorera muri iyo nzu mbere yo gutangira kuyikoreramo. Mu masaha ya saa 2 ninjiye mu irimbi ry'Iremera, ngenda negera imva y'umuntu ntazi. Negera icyo gituro cyari kiriho umusaraba w'igiti, kandi nari nitwaje agahoro ngo ntemeho akamanyu k'umusaraba nk'uko mudamu yari yabinsabye. Gusa uwo mwanya nibwo nabashije kubona ko hari ibituro mu marimbi biba birinzwe n'imbaraga zo mu ijuru, kuko nabona igitangaza gikomeye cyane. Natambutse negera icyo gituro mfite agahoro ngo mvaneho agasate k'umusaraba. Aho niho naboneye ko hari ibituro birinzwe n'imbaraga zo mu ijuru. Icyo gituro negeraga nabonaga kimaze igihe, kandi umusaraba wari uriho nabonaga ugihagaze neza kuko wari ushinze muri bloke sima yo kuri icyo gituro. Uko nakomeza kwegera iyo mva nahabona igitangaza gikomeye cyane. Nari mfite agatoroshi namurikishaga, maze ngiye kubona mbona gahise kazima, ndetse nkubitwa n'umucyo mu maso yanjye. Mbona umuntu mpagaze imbere ari hejuru y'igituro ariko sinabasha kubona ibirenge bye. Nabonaga ikanzu yambaye yera imanutse neza, ariko yagera hasi nkabonera kuri bisa n'umwotsi muke uyenga ukuntu ku buryo ibirenge bye ntabibonaga, kandi yari hejuru y'umusaraba. Numvise mu irimbi ryose hacitse igikuba, ndetse numva wagira ngo hari imirindi y'abantu birukanka ahantu homongana nko muri sale cyangwa koridoro y'inzu nini. Aho narindi nanjye niyumvise ndi gusubira inyuma, ndetse numva inyuma yanjye hari umfata ukuboko nkurura ngo duhunge, kandi sinabasha kumumenya. Numvise amajwi y'abahunga mu irimbi, kandi bamwe bakagenda bavuga ngo bari gushya. Wenda ushobora kubyumva nk'umugani, ariko gitangaza gisobanuye byinshi mu mateka y'ubuzima bwanjye. Ibyabaga numvaga bimeze nk'inzozi kugeza ubwo naje kubisobanukirwa nyuma ko nubwo abadayimoni, abarozi n'abandi bakonikoni bahora mu marimbi, burya hari ibituro by'abantu badashobora no kwegera kuko baba bifite ubudahangarwa.